babe. Can you? Babe. Oh my God. Oh, babe. Miss you. Miss you too. Miss you. Ça va? Babe, what? When you're away. Oh, baby. Yeah. You go? Babe. When you're away. Baby, never is so dingy. Nichi said. Imagine a bunny when you speak, babe. It's too much to be interesting. They were who would you was seen. They were Hamamash at Kazakhstan was seen. Remember, at a month of got to come with them. It's fine now. Now, the Zunja and Shira is to Malakama to Nakamiko. It's a children to be interesting. One body of really was a match. I'm sorry. Sorry, buri munsi. Ndabizi neje niko uzaza ukagaruka ariko byagenze. Byiburiya wavugaga sorry bikarangira. Ariko sorry ya buri munsi. Urabona bitamaze gukabya. Buri kintu cyose gisigaye kimeze nabi kubera wowe kubera kuma kwawe. Ntitukivugana neza kubera kuma kwawe. Nta handi uba usibye mu kabari. Wambabariye koko kumwinginze. Ukareka inzoga. Ubona mbere dukundana utarajya muri ibyo bintu tutarajya neza. No. Nabuze kumva nawe inzoga ngaruka kwa inzoga. It's fine. Ahandi bitese. Ubwo urumva namena neza gusa. Nari nakobwa bikuciye. Mbega. Uwicaye aha. Ubundi mbega wowe nturuha. Nakubwira ko byagiye abakobwa. Okay? Bana bo kumurana nabo mu kazi muri. Umve iyo ushaka kwica ibintu muvuga karakazi. No. Bicaye. Ni ngombwa ngo ufite isheni bakuzengurutse. Ntabwo ari bashaka. Ninde se ubashaka? Produce, delete, barabaza. Baby ngenda atinga. Ku buryo mbese abakobwa badahari ntabwo byaba nibo bagukorera neza. Ikigera yawe. Rimwe kabiri gatatu no kugera barakobwa. Ntabwo mungana. Kina kumufata ku rwego rumwe na bebura baruta. Babe, ugena na Yesu birananira. Urafite gahunda ya Sunday School. Aho nje kubwira sonaje kwaramutse. Then urabizi na buryo muri studio tutameranye fresh, mano ku recording ara. Byapfa byose ninje byanze ariko turi. Nari kugira na tutavuganye. Sawa. Ben. Anything. Dushwanye na ya baby yanjye ariko ewa kanzagana nze nyakure. So I'm coming. Yemwe mwaramutse. Yego.
mwanyobora se oye kuko abarufonsena ntaho muzi no kwa ntuza ntaho uzira yo bro ndaje bana ndaje ngiye kuza no kwa gakwaya bro ntago nuye hano man biti warwaye ururangishwa kwa gakwaya naho nabatwapaga bro njye ngakunda so rekera ngende none se we ntabwo nturuwina umva niba mbyumva uri umuntu w'umusore nanjye kandi umusore mu by'ukuri nubwo ubona mfite ubumuga bwo kutabona ntabwo nsabiriza ariko nkubwiza ukuri inzira yambanye ndende wenda si na ngombwa ngo nikubwire iwacu ni mu ntara kumva ariko nyine ntabwo byoroshye yego ariko utanavuze byinshi man uri kwizana wenyine nangaha nta wundi wanyobora nose ko umuntu banyibye banyatse ibintu byose naraye mu kigunda ariko nagira ngo umva seji tureke kuvuga byinshi sibyo njyana mfite impunzi wanjye ngiye kwirwa ndi bakomeza kabisa sinzi ncyagufasha ko ndabona ukeneye byinshi nuko ayo mafaranga yaba ari menshi cyane oya wakintu ugenda ushaka ukuntu wigira ntabwo bayakwaka se sha ntari urakoze sawa yego imana igumushye sawa ayo banyatse noneho ntabwo wayajya habwiraho umuntu mwaramutse hemwe hano bahandangiye butike nyine ndashaka ibintu byo kurya amandazi arahari okay amandazi rero ndagira ngo mpe amandazi atatu ndagura nta kibazo ndebera mwebwe se si ijana ni ijana amandazi atatu Rama. Harika. None se ko mpaya yangaye? Ko ngwaya yangaye se so maye senyi. Oya. Ngwaye igihumbi. Ngwaye igihumbi rwose utafatirana ngwaye igihumbi. Urangaruza 700 ntumba amandazi atatu se 300 ntubambwe ko irindazi rimwe ari ijana Yewe maye senyi sanese ko ri mu myumenye gute yo kumaye igihumbi oya 700 rama 700 ntago ari 700 ayo fata ayo ngayo ndanabwirira besa kumaye senyi heri induru kugira ngo ubyemere ngiye nguhaye igihumbi ntago nguhaye 500 none utera induru ndagukoma urankoma wambanye muremure sawa nankoma wa mugani ariko uranyibye abantu b'i Kigali mwabaye mute ko abantu b'i Kigali ndarenga hanjye
bose ni ibisambu n'ingegera baranyibye banyatse imyenda banyatse inkweto banyatse buri kimwe abantu b'ikigali ariko se nacitse inzovu namucitse yego nubwo yambwira ngo tujye gusabiriza ariko ndabona abantu b'i Kigali ntazabishoboza banze ndirye sha babona banayanyatse i Kigali nabonye nta mikino banyaka iryo mfite nayikuye pe hanywa amazi ari nko mu cyaro umuntu yabona ikigage cyangwa umutobe ariko ndazi nta kundi ubu nzasubira mu rugo ubu mama yarahangayitse ntabwo ibintu byoroshye ndagira nti urangendekera gute ariko uzi n'ikindi ntaho umugabo adapfunda imitwe inzovu niba yancitse nsubiyeyo sinamubona ngo wenda tujye gusabiriza sinabona n'ahantu umuntu ntira telefone ngo mpamagare ubu rero kujya mve muri iyi Kigali reka njye gucumbikisha hari Kigali nabonye inindesha kwinjira noneho yo bakubita ariko kugita noneho n'umusazi mandazi yanjye rero nayo ariko reka njye gushaka aho ncumbikisha ukiri kuri aya mama wenda hari abagira neza bari bunyakire Mana mfashe rwose uko naraye atari ko nongera nirwa ngo cyangwa ariko nongera kurara gutya ndare nkubitwa ndare ngira iki Mana ishyize mu maboko yawe reka njye gushaka aho ndara niko sha urajyayo muraho turaho nyine narije gusaba icumbi genda hano nta cumbi rihari we mwacumbikira pe nkaho mfite nara oya nta cumbi ariko nta cumbi rihari ubundi se kuki utambaye agapfukamunwa byose babinyibye umuntu ungana gutyo baramwiba oya genda hano nta cumbi rihari oya genda ariko ntago wumva icyo cyarakuze nashaka basa n'imbwase icumbi se agenda basi ku murenge w'abanyarwanda murahazi taho
se ko mfite ubumuga bwo Hoya. wamfashe uyu munsi noneho nyagasani yaranyishe noneho ndazibantu mugazerekeza ntakunje kanshaka hanyuma Mana, ndagutakambye dore urugo rubaye rwa 12 none dore n'imvura itangiye kugwa mana mfasha aho noneho bangingurire ite n'indagabo bagira ngo ndapfuye noneho bite birangiye. Oui, cela est juste et vrai. Être handicapé ne signifie pas qu'on est incapable de tout. Yeah, it's true. If there is anyone with any disability, it doesn't mean that he or she hasn't an ability. Yego, kuba ufite ubumuga runaka ntibivuze ko ari ntacyo ashoboye.